neza Josiane. Nagira ngo muri iki gihe cy'icyunamo mu izina rya ekipe n'ikinyamakuru cya Jambonews gushimire kuba wemeye kuza gutanga ubuhamya ku mateka aremereye wowe n'umuryango wawe mwanyuzemo. Icyo gikorwa cyo gutanga ubuhamya tukabona ari igikorwa cy'ingenzi cyane kandi kigira akamaro kubera ko gifasha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko gusobanukirwa ku mateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Ushaka kutwibwira mu magambo makeya ukatubwira uwo uriwe ukatubwira amateka yawe n'amateka y'umuryango wawe? Uko bivuze nitwa Josiane Mukakalisa, navutse muri 2006, navukiye muri perpétré ya Butare, navutse mu muryango w'abana 10, nafite ababyeyi b'abagabo. Uko wavukiye Butare niho wakuriye? Navukiye Butare ko mfite nka 12 cyangwa 14 niba nibuka neza. Navuga ko nsa nkaho nimutse nkajya i Kigali nari nkuye muri Nyakabanda, hari muri komine ya Rukingi. Mvuze Nyakabanda nahita abantu bazi wenda ko wakumva nk'inyamirambo. Nyamirambo n'ubujuzi. Ushaka kutubwira mu magambo makeya umubano ukuntu mwabagaho muri icyo gihe, muri icyo gihe aho wigaga? Umubano usanzwe, ntabwo nari mukuru cyane ariko nabonaga tubanye neza bisanzwe nk'abana. Twajyaga mu rugo runaka tukarya, abandi bari mu kazi bacu tukarya, nabonaga nta kibazo. Ubwo tuza kuvuga ku mateka wanyuzemo n'umuryango wawe muri jenoside, hari icyo warenzaho kuri umubano ku byerekeye umubano uri hagati y'Abahutu n'Abatutsi? Nta kintu nabonaga na kimwe kiri hagati wavuga ngo uriya ni Umuhutu cyangwa uriya ni Umututsi. Nabonaga abantu bose basabana, abaturanyi, bashyingirana, babyarana abana muri batisimu. Nabonaga ari ubuzima busanzwe butaha. Nuko abantu bari babanye neza. Mu 1990 intambara itangiye, hari ikintu ugeze ubona kimeze nk'icyarahindutse mu mubano hagati y'abaturanyi cyangwa abaturage? Nabonaga keretse niba bari babifite mu mutima abantu bakuru, ko nabonaga nta jisho ribi barebana. Nabonaga bajyaga mu tubari n'ubundi baratujyagamo. Ndumva nta kintu narumaritse usibye ko mu nzira ndi umwana wajyaga ubona udutsiko tw'abantu ngo ni interahamwe, ariko ndumva ntabwo nigeze mbona zihohotera umuntu muri 90. Nibuka neza ndumva ntabwo nigeze mbona. Ku itariki ya 6 Mata 1994 igihe indege ihanurwa, uribuka aho wari uri? Urabyibuka ukuntu mwamenye iyo nkuru? Ndabyibuka. Wabitunyuramo mu magambo? Hari ku itariki 6 umunsi ndawibuka, ntabwo hari no kuwa 3, hari na nijoro nko mu saa 3 z'ijoro cyangwa se zirengaho utunota dukeya, nibwo twumvise ku maradiyo bavuga ngo indege ya Habyarimana iramanutse. Mbere ariko ntabwo ibyo byose nahise, ntabwo watekereza ko umuntu yahanuka mu ndege ngo ntapfe. Wese umuntu atekereza ko apfuye, ariko umuntu arapfuye nyine, umuntu apfuye aba apfuye.
turabyumva ko apfuye, ndetse haza n'umuntu ubihamya ubiduhamiriza we wari uvuye hanze, kuko ngira ngo amaradiyo yari atarabisobanura neza, abihamya nyine koko Habyarimana apfuye muri iyo ndege. Ngewe ngira ngo ntabwo nari mukuru cyane, ntabwo nubwo natekereje ibyo ari byo, numvaga nyine arapfuye baramushyiraho, ariko abantu bakuru nka papa bose yahise avuga ati turashize ibiri bukurikire waho ngaho. Ni ibiki byakurikiyeho kuri iyo tariki, byagenze gute? Kubera mwahise muhunga kuri iyo tariki cyangwa mwagumye mu nzu iwanyu? Ntabwo twahunze, urumva abantu baraye bataryamye, bose barindiriye ibyo ari byo, barindiriye kumenya andi makuru mashyashya, barindiriye iki. Ariko urabona kuri iyo tariki ya gatatu byahise bigera kuri 7 mu gitondo, nta kintu cyari cyakaba hagati y'iyo saa 4 y'ijoro, usibye ayo makuru yacicikanaga kugeza mu gitondo, nta kintu cyari cyakaba kidasanzwe ku itariki ya gatandatu, keretse ku itariki 7 zitangiye. Nuko byagenze gute muri ayo matariki? Itariki 7 zitangiye, twagiye kubona tubona abajandarume baje mu rugo ngo basaka ibyitso, basaka n'abantu bafite intwaro, barasaka. Twabaga mu rupangu rufite amazu menshi, basaka mu mazu hose, basanga nta kintu kirimo, barigendera, nta kintu bigeze bakora mu mazu, nta n'umuntu bigeze babaza icyangombwa, baragenda. Ariko hagati aho ngaho ku itariki 7 hari ubutumwa sinzi navuga ngo bwari bwavuye hano, ariko babujije abantu gusohoka mu ngo zabo, ngo abantu baguma aho bari, ntagire umuntu ubuje. Sinzi niba ari umutegetsi runaka wari watanze iryo tegeko, sinzi niba ari iki. Twagumye mu nzu, haza igitero cy'interahamwe kiraza kibaza ibyangombwa, ariko nta muntu wari wagapfuye kuri izo tariki 7, ahubwo bari bazaga bashaka amafaranga cyangwa ibindi bintu by'agaciro, amasaha, ibiki, barabifata baragenda. Nuko mukomeza mubaho mwari muri? Dukomeye, ntabwo tugeze tuva aho twari twarakomeje turahaba. Ariko amatariki sinyibuka neza kuko haciye iminsi, ndumva ntari bwibande ku matariki, ariko nk'iyo minsi 2 ikurikiranye yo urumva ntabwo nayibagirwa. Ariko andi matariki sinagenda nkubwira ngo hari ku 8 cyangwa hari ku 9 cyangwa hari ku 10. Amatariki kasi ntabwo ari ngombwa, ikiri ngombwa ni ukumenya amateka n'ibintu waba wibuka, byari bikomeye waba wibuka bishobora kuba byarababayeho. Sinzi nimba hari ikindi watunyuramo mu minsi yakurikiye. Mu minsi yakurikiyeho haje igitero cyo umugabo witwa Jericho, yari ntabwo yari konsiye, ariko ngo yari yabaye konsiye wa Nyakabanda, wa segiteri Nyakabanda, ariko hari undi mukonsiye we amukuraho, ahita aba konsiye, aza mu rupangu nyine n'igitero, bo bajya mu mazu igitero cy'interahamwe, batwaka ibituranga, ndetse badusohora mu rupangu. Twabaga mu rupangu rumeze nk'ururimo espace y'ahantu wenda nyiri igipangu azubaka andi mazu, ariko yari atarayubaka. abari Abatutsi nyine babajyana aho ngaho kuri icyo kibuga ariko mbyita, babicazaho nyine bategereje kwicwa, ndetse banaduhitishagamo icyo dushaka ko batwicisha, bavuga ngo grenade cyangwa kuturasa cyangwa kutugira gute. Nuko ariko icyo gitero nkuko nababwiye cyari kiyobowe n'umugabo witwa Gerigora, bavuga ko yabaye n'interahamwe, ariko twebwe ntabwo uwo munsi yadukoreyeho gutera hamwe, kuko
twabanaga n'umudamu wari umuganga, amubonyemo nawe yicayemo n'abana be ahita asitopa interahamwe kwica aho ngaho ati uyu muganga nta muntu atavuye hano, mureke kwica hano. Uwo munsi tuba dukize gutyo baragenda. nta guciye mu ijambo nk'abo bantu bari nka bangahe, ubuze imbunda bari bafite yari bene izihe mbunda bari bafite? ntabwo nzi ubwoko bw'imbunda ariko ni imbunda nini, sinavuga ngo yitwa gutyo. bari bafite imbunda nini, bafite amagrenade, amagrenade ubona nk'akananasi, n'ubwa mbere nari mbibonye. Bafite ubuhiri kaka niba ukazi neza, ni ikintu cy'igiti babaga barabaje bagashyiraho ikintu kimeze nk'umutwe gutya, ikindi ari inkoni nini ku buryo badukubitishaga umuntu ntabyuke. Nibyo bintu bari bafite. Umubare wo ntabwo wawumenya kuko icyo gihe nta n'ubwenge umuntu yabaga afite, ariko icyo nzi cyo babaga ari benshi, bavuza amafirimbi, bagira gute ku buryo ubwenge butabaga buri hamwe. Ntabwo wapfa kumenya ngo no kubareba, kandi ntabwo wareba, niyo warebaga ntabwo warebaga, umuntu yabaga yabaye igishushumbwa. Birumvikana. Batunyuramo mu magambo makeya ukuntu batandukanyaga abahutu n'abatutsi, kuko bavuze ngo abitwaga abatutsi babashyiraga ku ruhande, ngo babatandukanyaga. Barebaga indangamuntu, nta sura barebaga mu ndangamuntu zacu. Sinzi niba wowe uzi indangamuntu za kera uko zari zimeze. Nari ndi umwana sinzi nagize kubona iyo ndangamuntu, ariko ushaka kuyisobanura nk'abantu nanjye bataba barazimenye ukuntu zari indangamuntu zanditsemo niba zarimo amoko atatu y'iwacu nk'uko mubizi: abatwa, abahutu, abatutsi. Icyo wabaga ari cyo, niba wari umututsi bacaga akarongo ku yandi moko, wowe ubwoko bwawe bugasigara nyine nta murongo uriho. Ubwo ngubwo nicyo cyerekana ubwoko bwawe. Urumva mu zacu hari haciyemo nyine ku muhutu n'umututsi, ku muhutu n'umutwe, umututsi ari usigaye. Nuko nguko bazivangura indangamuntu, bakamenya niba uri umuhutu, bakamenya niba uri umututsi cyangwa uri umutwe. Nuko wari utubwiye ngo kubera igikorwa cy'uwo ngo Gregoro barabaretse ntagire icyo babatwara. None watunyuramo mu minsi yakurikiye ukuntu byagenze? Mu minsi yakurikiyeho n'ubundi nk'ibisanzwe hazaga ibitero. Twakunze muri karitsiye yacu, twakunze kugenda tugira abantu, navuga gutyo, ntibigire uwo bikomeretsa b'abahutu. Ubwo ntabwo ari cyo ngamije. Bakunze kugenda batisha ibitero abantu muri karitsiye, ugasanga atesheje interahamwe kuko wabonaga abana batoya, ngira ngo njye nanavuga ko batari bazi ibyo bakora, aribo bashishikaye cyane kwica. Ugasanga rero abantu habonetsemo nk'umuntu ujya uvuga ati mureke abo bantu cyangwa musubize bayo bantu, tugenda turokoka gutyo. Ariko wenda sinzi niba nihuse, twe hari akantu twakoze navuga, sinzi niba ari umwuka w'Imana wayoboye uwo muntu. Hari umuntu w'umugabo nawe wari umuhutu, azi iwacu, yaraziranye na mukuru wanjye ari inshuti y'umudamu we. Yaje nkaho wenda aje kuvuga ati baba nje kureba, wenda simbizi niba yarazi n'ubwoko bwacu. Nta muntu bari bazanye, yaraje wenyine, ntabwo ari ukuvuga wenda ngo yaraje kutwica. Araza ati aza kutureba, nyina aratubwira ati nyamara afite umuntu ushobora kubakorera akantu guhinduriza indangamuntu zanyu akazisiba. Wacitse se kureba ibi bintu, kandi indangamuntu yabaga ifunitse ukuntu n'intuzana, sinzi ukuntu babyita ku buryo plastique, sinzi niba ariko bayita. Ati genda, wenda yarabizi, wenda hari ahantu ugenda byose ahantu yari yabonye uwo muntu. Ati nazana umuntu akabibakorera, ati kandi byakira, byakunda. Noneho umuntu agahindura
ako karongo tukagaca tugasiba karongo kari tugasiba akarongo kari ku muhutu niko kwa kundi nakubwindangamuntu zari zikoze none tukagacisha nyine ku mututsi mbere ugasiga ubwoko bwawe kwa mundangamuntu. Papa ati n'ubundi ko ntabuzi uko bizagenda byose ni hahandi, nuko aramwemerera. Bukeye bwaho rwose ahita azana uwo muntu w'umugabo, ariko urumva nyine papa yazibahaye afite ubwoba, avuga ati mubanze mukore imwe ndebe, ariko se iremera neza ntumenye ko ari by'uko ahantu, ariko witegereje neza wari ubizi, cyane cyane ko bari baranazibonye indangamuntu zacu, ubitekereje neza ukabona ushobora kumenya ko hari ikintu kuko babikoreshaga urwembi. Ni tekinike wenda we yari afite, ariko yari umuhanga uwo nuko barazisiba neza biremera, barigendera. Bukeye interahamwe zongeye kugaruka, bavuga se kwaba abantu twari twarabonye ari Abatutsi babaye Abahutu gute? Urumva nyine twahise twishyiramo, sinzi ko nabivuga, niba ari akanyabugabo niba ari agakino, kuko kwerekana ko turi Abahutu, nta ibyo bari buvuge kuko ejo twari Abatutsi, uyu munsi tukaba Abahutu, turi mbega turi batari kwa kundi umuntu agira ubwoba, kabaye wabisoma no mu maso y'umuntu ukavuga uti uri bwihagarare, wavuga ati mbega muhindure nk'umusazi, ubahindure nk'abasazi, uvuga uti ubwo mwarebye nabi cyangwa n'ibice byose, cyangwa yakakubaza ukamwihorera ukamwereka ko nta n'ikintu bikubwiye, sibyo ko nyine umuntu yabaga afite ubwoba. Nakumva ko twakomeje kugenderaho, nuko tubibabwiye rimwe, tubibabwiye kabiri, ubora ntibabyumvaga neza, baradutaga kuko bari barabibonye, ariko nta gihamya, ntaho bari kujya kubisuzumisha, ntaho bari kujya kugira gute. Nuko tubigenderaho iminsi rwose, twabikoze ari nko mu kwa gatanu ndumva ko byari bimaze ukwezi twerekana indangamuntu z'Abatutsi. Ni kwa kundi Imana bitaragukuraho amaboko n'ubundi, niyo bashaka bari kutwemeza ko twakoze ibyo bintu, noneho bo bakaducagagura, niko navuga. Uzi tubwira ukuntu hakunze kuza ibitero inshuro nyinshi mu gipangu cyanyu, hari impamvu zatumaga mudahunga kandi mubona ko bashobora nta hantu bari guhungira heza, nta hantu bari guhungira, ntaho izo ndangamuntu zacu ni byonyine, wari kuzivana heza mu nzira. Ntabwo wateraga nka metero 100 habaga hari amabariyeri, bari barashinze amabariyeri agenda baza abantu uhise wese ngo ari icyangombwa. Uwo basanganaga rero icyangombwa cy'Umututsi ntabwo yahitaga kuri iyo bariyeri, kandi ndumva twari guhuka se twerekeza mu gihe cy'icumi, nta twumvaga keretse ari inkotanyi zituvanye aho ngaho, nta handi bari kwerekeza, nta handi umutima wari uri. Kumva kuvuga ko inkotanyi arizo zaguvana aho ngaho, ariko kuvuga ngo urahunze ugiye ahandi hantu ntabwo byari birimo. Hari donc muri icyo gihe nimba nakurikiye neza wari kumwe na papa wawe n'abavandimwe bamwe bawe, akongira ngo mama wawe n'abandi bavandimwe bari barasigaye i Butare. Hari amakuru yabo mwigeze mumenya muri icyo bihe? Amakuru yabo twarayamenye. Ubwicanyi bw'i Butare bwo ntabwo bishe, simbizi wenda mu zindi perefegiture, ariko ubwicanyi Butare bwatinze kuhaba. Nkeka ko hamaze kujyaho, sindi kubwabo harya niba ari perezida, hamaze kujyaho sindi kubwabo yari n'umunyabutare,
ngira ngo niho bahise baza bavuga ngo dutangire akazi natwe ubwo ubwicanyi bw'Ubutare bwatangiye mu kwa gatanu urumva ko intambara yari imaze ukwezi ko abantu bari barashize mu zindi nce z'igihugu abantu bari barashize ariko i Butare nta muntu wari warapfuye icyo gihe rero nibwo ubwicanyi bw'Ubutare bwabaye ndetse n'iwacu bwaje kuhagera waduhaye ubuhamya tugiye ko abantu b'iwacu bapfuye ku itariki 13 z'ukwa gatanu niba nibuka neza nta n'umwe waharokotse kuko babashoreye nk'inka bose babajyana ahantu hamwe barabica babata muri tuwarete bose barapfira twaje kubibikirwa n'umuntu rero urumva bibwira papa wacu nuko nyine kirya gihe nta n'umuntu wariraga twarize intambara irangiye niho umuntu yabashije kurira kuko mu ntambara nta n'umutima ngira ngo nta n'amarira umuntu yabaga afite yo kurira abo ngabo bapfuye bahapfiye 6 na mama wacu nyuma y'intambara mwashoboye kubashingura mwashoboye ntabwo tugeze tubashingura ahubwo si ibyo ko twumvaga kongera none kujya kutaburura ni ikintu ntamenya ukuntu navuga kujya nanone mu magufwa simbizi ariko nta kintu twarubakiye imva turayubaka neza kuko hafi yaho baje no kuhacukura ibindi byobo byo gutamo abandi bantu bagiye bakura hirya no hino bishwe ariko ubu turabihorera tububakira aho ngaho ariko ngira ngo ibyo byose bazahava kuko leta nayo ntishaka ko abantu bose bava muri ziriya mva ziri hirya no hino bagashingurwa ahantu hamwe none umuturanyi wanyu waje kubabwira ukuntu byagendekeye mama wawe n'abandi bawe umuturanyi wacu wabitubwiye ariko sinzi niba ari we wahise yongera agasubizayo amakuru ahubwo akavuga ko duhari twe tukiriho sinzi niba yaraje azari impuwe yaraje kubika cyangwa nawe niba yaraje kureba ko abo bana batatu ko twari turi kumwe na papa abandi bo bakiriho nuko amakuru twaje kumva intambara irangiye nuko bashatse kuza natwe kutwicira i Kigali kuko bari bamenye ko tukiriho ariko kubera ko inkotanyi zafashe Nyanza hakiri kare Butare itarafatwa na Gitarama babuze aho banyura n'inka y'Amana yacu cyangwa y'Amana irebera imbwa ntihumbye twe tuba turokotse ubwicanyi bwabo urumva bo ntabwo bari guhaguruka i Butare ari twe tubazanye ngo badusige amahoro nuko tuba tubirokotse bityo ntibatugeraho Ako muri Gicurasi no muri Gicurasi nta kindi kibazo mwongeye kugira muri ibyo ntabwo n'ubundi ntabwo byahagaze kuko abantu twagiye dusohoka kenshi kandi dufite n'izo ndangamuntu zacu kuko bari barazibonye ariko abantu twari duturanye n'umuntu rwose nawe ukunda gutesha intera hamwe ati bariya abana murabashakaho iki murabikira iki babagize gute nuko bakatureka intambara rwose ntiragira nta kintu tubaye turi mu rugo tutarasohotsemo n'uwo muturanyi wacu akirimo n'abana be ntacyo yabaye nyuma y'intambara mwigize mukora ubushakashatsi mushobore kumenya umuntu waba cyangwa abantu baba baragize uruhare mu kwica mama wawe n'abavandimwe bawe urumva intambara irangiye twagiye ku musozi wacu n'ubundi gutoragura amagufwa y'abantu bagiye bapfa ntabwo byari byoroshye nta muntu bose babonaga n'umuntu bakibukanga nta n'umuntu wari kubona ukubwira n'amakuru ariko buhoro buhoro hari
umuntu hari abantu bakera bitaga se nk'abapagasi, sinzi ukuntu nabikubwira, niba ari abakozi twari dufite mu rugo iwacu, niwe waduhaye amakuru yose kuko ni nawe bategetse kwica mama wacu. Urumva rero niwe wahise aduha amakuru yose y'ukuntu byagenze, we asaba n'imbabazi nuko turamubabarira. Yababwiye ko yari ahari uwo munsi mukuru? Yababwiye ko yari ahari muri icyo gihe? Muri icyo gihe yari ahari. Yari ahari, urumva niwe wategetswe, ngo baramutegetse ngo nabanze yice nyirabuja. Nuko arabikora nyine kuko n'ubundi sinzi niba yarabikoze kubera itegeko cyangwa ari icyo, ariko yatubwiye gutyo kandi urumva ntabwo ari kutubwira gutyo, atubeshye ibyo byose. Yigeze akurikirana n'ubutabera agafungwa cyangwa nta? Yarafunzwe, barafungurwa. Urabona muri byaba byabaye mu bintu bya gacacu, wireza akemera icyaha cyangwa uba bariye umuntu ukamuhanaguraho icyaha baragufungura. Uyu mutekereje umuntu wumva ukimufitiye umujinya cyangwa wumva baramubabariye? Mu by'ukuri nk'uko natangiye mbikubwira, mbona utaramenye ibyo bintu neza, ubwo yari ahari umupagasi ahinga, ibintu byo kwicana yari abizi. Wumva ari ikintu cyaje utamenya ukuntu gisobanura, ariko ngiye ku bwanjye numva naramubabariye kuko nawe ibyo ari byo byose niwe ufite intimba ku mutima kugumya bigendana ibyo bintu. Ngiye ku bwanjye, usibye ko naramutinyaga, kumutinya bwo kumubona nkumva umusatsi warosotseho, si we wenyine n'abandi bari batuye ku musozi gutyo, ariko nkumva ku mutima ntavuga ngo nawe pfa cyangwa umwana wawe apfe cyangwa umugore wawe apfe. Oya, ntabwo nigeze numva byagenda gutyo. Nyuma y'intambara wigeze wakunze kujya gusura aho mwari mutuye kera aho ngaho i Butare? Narahatinyaga cyane, ntabwo nigeze njyayo, nari mwe jyenyine. Twagendaga muri rusange tugiye kwibuka, ariko umusozi wacu n'ubu simbizi, ndawutinya cyane. Numvaga ninjyewe nanjye bari mu gice byanze bikunze, kandi intambara yararangiye, habona hakeye abantu bagenda, ariko nkumva mu mutwe wapi hari ikintu cyaba, ndamutse manutse nkazamuka nkanyura mu ishyamba nkajyayo, navuga ntabwo byashoboka, hari umuntu ushobora kuntega hano, hari umuntu ushobora kugira gute, kandi ubwicanyi bwararangiye. Ku mutima ntabwo bivaho, ntabwo bikunda. Nubwo turi mu gihe cyo kwibuka, numva kwibuka bijyanye no kwiyubaka, ushaka kudusobanurira gatoya ikintu cyagufashije kuva muri izo susuni, ikintu cyagufashije kwiyubaka no gutekereza ejo hazaza, ikintu kiguha ingufu zo gukomeza kureba ejo hazaza? Navuga ko gupfusha twarapfushije abantu batari bake cyane, benshi kandi b'inkoramutima. Gupfusha umuryango w'abantu 7 ni ikintu muva indi imwe, sinikunze kuko mvuze ko tuva indi imwe, ariko ni ibintu biremereye cyane. Hakurya naravuga se urarira, ubundi turacyarira, nta kurira cyangwa kubabara bizashira, ariko umuntu atakiri ku isi, ariko kumva ukavuga uti se ubuzima burakomeza, ugomba kubaho byanze bikunze. Ubwo ngiye nkibaza nkatekereza, bariya ntekereza cyane abishe kuruta sinavuga ko ntekereza abishe cyane kuruta abishwe, ariko numva nabo mu mutima wanjye kwishyira mu mwanya wabo, nkumva se bariya bantu uriya mu mutima wabo bameze bate, bariya bana se ba papa wabo bafunze bitwa interahamwe, umutima wabo bameze gute. Icyo kintu rero nkumva nta mpamvu najya
kubishyira cyane kubyubakaho cyane ibyo ngibyo ubyubatseho ntabwo nta nubwo wanarya wenda niko urugero byubatseho ibyo nta nubwo warya byubatseho ntabwo nigeze mbitekerezaho cyane cyane ngewe ko numvaga nyine umuntu wishe nawe yari yabaye inyamaswa, numvaga umuntu wishe atariwe ku mutima wanjye nta kintu numvaga gutekereza ko wishe, numvaga ni ikintu gikomeye cyane biguha rero imbaraga ahubwo kudaheranwa n'agahinda ngo ntabwo wahora urira umuntu yarapfuye, abantu barapfuye byararangiye, ariko ntabwo wabibagirwa, tugomba guhora tubibuka, ariko nanone n'ubuzima burakomeza, tugakora ibintu byose byo mu buzima bigakomeza. Nicyo kintu natekereje kandi nani ngiye kukubaza ikibazo, ntabwo uhora urira, uhora utekereza wenda uti mama yarapfuye, bakuru banje barapfuye, abana bose twavaga indimo barapfuye, ese ubu jyewe nabyara se wenda nabo bazapfa, urumva uba urimo wica mu bwonko nawe nanone, umva rero nta mpamvu, ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe. Kimwe ese impanuka ije ikakwicira abantu 3 mu modoka, ubwo se ntibaba bapfuye icyarimwe? Nese wavuga uti niba bapfuye sinongera kurya cyangwa sinongera kugira gute? Icyo tugomba kugitekerezaho neza, kuko guheranwa n'agahinda birumvikana n'umubabaro uteye ubwoba, ariko nta n'impamvu yo guheranwa n'agahinda, niko navuga. Mu gusoza nk'ayo wanyuze muri ayo mateka aremereye batunyuriyemo, hari ubutumwa wumva bashaka gusangiza abanyarwanda cyane cyane nk'urubyiruko batwumva? Ubutumwa natanga ku banyarwanda muri ibi bihe turimo, cyane cyane abacitse ku icumu, numva iki gihe imyaka 24 irashize, ese umuntu ukivuga ngo kanaka yaranyiciye, ese umuntu ugitekere mbega umuntu ufite inkomanga ku mutima wenda ko yabeshyeye umuntu ko yamwiciye ataramwiciye, ndumva uwo muntu ashobora gusubiza umutima impembera, kugira gute, n'uwo muntu akwiye kwibohora umutima, cyane cyane muri ibi bihe tugomba kubabarirana, kandi ubikuye ku mutima, niba hari umuntu wabeshyeye ngo uriya muntu yangiriye gutya, nawe ugomba kumusaba imbabazi kuko waba waramwishe kandi nta kintu yagutwaye. Niba koko warababariye umuntu utabikuye ku mutima, nabyo numva wakagombye kubabarira ubikuye ku mutima. Nkabwira urubyiruko rwacu narwo, cyane cyane ababyeyi, twe gushora abana bacu mu bintu byabaye kugira ngo bitazongera kugaruka, kuko nitubishoramo abana bacu bari rwo Rwanda rw'ejo, ibyo bintu ntabwo byacika mu Rwanda. Dushoyemo abana bacu ko abantu runaka bishe abantu runaka, abana nabo bajya bahora bavuga ibyo bintu. Twubake rero amateka mashya, niko navuga, amateka mashya
cyane cyane urubyiruko rwacu kugira ngo ibyabaye mu gihugu cyacu bitazongera. Nicyo numva naha mesaje, ubundi kwihanganisha ababuze ababo, icyo birumvikana. Kwibuka byo bizahoraho, ugiye nta nubwo njya ndindira ku kwa kane kubaho, mpora mbibuka buri gihe, ushaka kuryama nkabibuka, ariko ntabwo mperanwa n'agahinda, ubuzima burakomeza. Numva rero muri iki gihe rwose cyane cyane, kandi nkumva ababyeyi kuganiriza abana babo ariko by'ukuri, iby'ukuri, ibintu biri ukuri bitari ibyo kubeshya, ariko igihugu cyacu ejo heza h'igihugu cyacu nibwo haba heza. Naho nitubeshya urubyiruko rwacu ruzapfa mu mutwe. Nicyo kintu nabona navuga. Nitugumya kubeshya, nitugumya guha urugero rubi nk'urubyiruko rwacu, niko navuga igihugu cyacu ntabwo cyazava mu mateka mabi cyanyuzemo. Akoze cyane Josiane kuduhaye ubwo buhamya burimo amateka aremereye, turabigushimiye cyane. Murakoze namwe.